niba ari uyu mwuga uzatwica niwo kabisa nta kintu tuzabona ngo tubihinde kuko ni ibintu bituri mu maraso. Ni nko kwa kuntu umuntu ajya mu gisirikare akaba ati yakivuyemo cyo ntikimuvamo, ni ibintu biguhoramo. Ni ukuvuga ngo rero nta kintu rwose mba numva cyabaho cyatuma ibi bintu mbireka, kuko ni ukubikora mpaka ku munota wa nyuma. Byarangiye kuba amaraso, byarangiye kuba ubuzima. Kandi mu by'ukuri reka mbabwire, umuntu ufunga umunyamakuru, abantu musesengura, muzasesengure neza, muzasanga adakunda igihugu. Oya ntago ncitse intege, wenda nubwo abana bari biteguye bavuga ko papa wabo ari buze banamukumbuye, ariko ntekereza ko kuba byahindutse nta ruhare twabigizemo, cyangwa wenda nabo bacamanza niba ari ikibazo koko wumvishe ko bakubwiye ko ari ikibazo cy'ubunini bwa dosiye, ubwo ntekereza ko wenda nabo bishobora kuba byarabagoye. Tugomba kwihangana kandi n'abana turabihanganisha nta kibazo. Urugo mukuru ntahari nk'uko bivuze, ubwo ni njyewe papa wabo nkaba na mama wabo, ibibazo byabo byose, imibereho yabo yose iri ku mutwe wanjye. Hari igihe bambwira ati mama dushaka iki, simbashe kukibona, ariko nkagerageza kubihanganisha, nkababwira ko rwose bizakemuka. Ariko ikindi kintu cyari cyabiteye ni uko mu bikoresho bafashe abatwayemo n'agakarita ka banki, kandi ariko nari bwifashishe kugira ngo imibereho yabo ibashe kugenda neza, byarangoye nyine. Mu kwezi kwa 11 umwaka ushize nibwo Muzehe Rukebesha w'imyaka 73 ise w'umunyamakuru Cyuma yatawe muri yombi ubwo yaramusuye kwigereza amushyiriye Bibiliya n'utundi dukoresho. Nanone nyuma y'umwaka, no kuvuga none mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2022, Madamu Mwari Nsengimana, umugore w'umunyamakuru Theoneste Nsengimana, nawe yatawe muri yombi ubwo yaragiye gusura umugabo we kuri gereza y'Amageragere ngo anabonereho kumubaza niba amafaranga aherutse kumwohereza yaramugezeho. Madamu Theoneste Nsengimana we by'umwihariko akaba afunganywe n'agahinja gato katarageza ku mezi 9. Ese uko gufungwa kw'abagize imiryango y'abafunzwe bagatabwa muri yombi bagiye kubasura byaba bifitanye isano n'abo bafunzwe? Byaba se bigamije gukanga, guca intege no guhabya undi wese bateganyaga kubasura? Ese iyo batawe muri yombi baba bafite ibyaha nyabyo bibahama? Ese Madamu Theo Mwari Nsengimana nawe yaba agejejwemo by'iminsi mike yo kumucyaha ngo azinuke aziguruke? Tubahaye ikaze muri iki kiganiro kuri Pax TV Ireme News. Jyewe ndi Ntwari John Williams. Tariki ya 14 Ukwakira umwaka wa 2021 nibwo hamenyekanye ko Theoneste Nsengimana yari yaratawe muri yombi. Nsengimana Theoneste akaba ari umuyobozi n'umunyamakuru wa umuwavu.com na televiziyo ikorera kuri YouTube Umuwavu TV. Amezi 13 arashize ataraburanishwa ngo icyaha kimuhame akatirwe cyangwa se ntikimuhamare kurwe. None tariki ya 6 Ugushyingo umwaka wa 2022 nibwo hamenyekanye ko n'umugore we Madamu Mwari Chantal Nsengimana nawe yaratawe muri yombi ku mpamvu zigiye zitangazwa, kandi inzego zose bireba zikaba zabayibamba ku kumenya icyatumye afungwa mu gihe ejo hashize yari yasuye umugabo we kuri gereza y'Amageragere aho afungiwe.
Amakuru twakurikiranye neza ni uko madamu Mwari Chantal yagiye kuri gereza ya Mageragere kare mu gitondo ejo tariki ya 5 ukwezi kwa 11, yarajyanywe no kumusura bisanzwe, hakiyongera no kumubaza niba amafaranga aherutse kumwoherereza yaramugezeho, dore ko rimwe na rimwe hari amafaranga yoherezwa agahera mu nzira cyangwa se ntatangwe. Akigera kuri gereza ya Mageragere yatwaye n'abacungagereza babiri, ntiyongera kugaragara ukundi ahasanzwe hagera abantu baje gusura babo, ntiyigeze kandi abonana n'umugabo we yaragiye gusura. Byarinze bigera ku mugoroba atarasubira mu rugo nibwo twatangiye gukurikirana tubaririza ari urwego rw'amagereza RCS, ari urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ari na polisi y'u Rwanda RNP, nta n'umwe wemeye gusubiza. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru twanyarukiye iwe mu rugo, ndavuga mu rugo rwa Nsengimana Theoneste na Nsengimana Umwari Chantal, aho batuye mu karere ka Gasabo. Dusanga aribwo abari mu rugo bakiva kumushyira udukoresho tw'ibanze duhabwa umuntu wafunzwe akiri mu maboko ya polisi ya RIB se cyangwa se y'ubushinjacyaha ataragezwa imbere y'urukiko ngo rumukatire kumanuka muri gereza nyirizina. Umubyeyi ufunzwe asize mu rugo abana 3 bato bose bakiri mu mashuri abanza, aho afungiwe akaba kandi yafunganywe n'agahinja kataruzuza amezi 9 nk'uko twabivuze mu ntango. Bisanzwe bizwi kandi bimaze kumenyerwa ko hari imfungwa bitoroha ko zisurwa, cyane cyane imfungwa za politiki. Uwo bizwi cyane ko atemerewe gusurwa na gato ni Madame Yvonne Ryamugwiza Damange, wakaba yarakumiriwe ku gusurwa bitewe no kuba ngo ataremeye gukingirwa ya ndwara yitwaga coronavirus. Abandi basurwa bigoranye ariko bikaba bigenda bisatira ku kudasurwa namba, barimo Nkusi Jean Bosco, umunyamabanga ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka RPD rya Dr Kayumba Christopher, hari umunyapolitiki akaba n'umushakashatsi Dr Kayumba Christopher ubwe, hakaba hari umunyamakuru Nsenga Dieudonné Cyuma Hassan wa Ishema TV, hari umunyamakuru Nsengimana Theoneste wa Umubavu TV, hari umunyapolitiki Abdul Hashid Hakuzimana n'abandi. Kugeza ubu bari bagisurwa na barwa biganjemo ahanini abo mu miryango yabo, hakaba n'abasurwa n'abo mu miryango yabo gusa. None kuba bene wabo basura batabwa muri yombi kandi amakuru yitabwa muri yombi ryabo ntatangazwe, ese byaba bihatse iki? Ese bitanga ubutumwa ki ku bandi bifuza kubasura badafitanye isano muzi? Mumbaze nkubaze. Birasanzwe ko polisi y'u Rwanda, RIB, RCS, parquet n'izindi nzego banga gutanga amakuru ku bitangazamakuru bicukumbura, bitihise bakayaha ibitangazamakuru bitababaza ikibazo na kimwe gisobanuza ibyabaye. Hakaba kandi no kuba bakoresha itangazo ryanditse ritagibwaho impaka cyangwa se amakuru ku bibazo nk'ibi bakayatangariza ibitangazamakuru bya kure yo mu mahanga. Twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'amagereza Senior Superintendent Pere Gakwaya Uwera, ari telefone ntiyayitabye ndetse n'ubutumwa bugufi ntiyabusubije. Twamubazaga niba hari amakosa Madamu Mwari Chantal Nsengimana yaba yarakoreye kuri gereza bigatuma atabwa muri yombi, ntiyadusubije. Twabajije umuvugizi wa RIB Dr Thierry Murangira, nawe ntacyo yadusubije. Twabajije kandi Commissioner of Police John Bosco Kabera, nawe aratuninira ntiyasubiza. Cyakora twizeye kandi twiteze igisubizo kabone niyo batagiha Pax TV. Igisubizo tubategerejeho kibasha kuba yarekurwa ntibirirwa batanga ibisobanuro, cyangwa se bakaba batangaza impamvu yataye muri yombi mu gihe baba bamugumanye. Ni ibisubizo kenshi banyuza amatangazo yanditse ku mbuga nkoranyambaga cyangwa bakanyuza ku bitangazamakuru bitarenze ijambo na rimwe mu kubaza ngo byagenze bite. Icyo tubizeza ni uko igisubizo ku mpamvu y'ifungwa ry'umufasha wa Theoneste Nsengimana aho kizanyuzwa hose, kabone niyo bifite mu nshingano babitangariza Al Jazeera y'Abarabu, Sputnik y'Abarusiya cyangwa se Israel ya Home y'Abayahudi n'ahandi hanyuranye, aho kizanyuzwa hose tuzagisangaho tukibazanire, tubahe idonido umuzi n'umuhamuro kuri iki kibazo. Dukomeze dutega amatwi Madamu Theoneste Nsengimana, ni ikiganiro twagiranye imbere atwibutsa uko umugabo we yataye muri yombi. Abwira abana ati rwose ntimugire impungenge, nta kibazo turamutwaye ariko ejo yagaruka, ntimugire ikibazo, nta bintu birenze. Nagezeyo, nageze i Remera, ndagenda nyine njya kumureba, aho ngeze bakambwira ati ko twumva uyu muntu ntawe uhari, nza kugira amahirwe mbona umwafande wari uhari nawe ejo. Mubaje gusaka. Mubaje gusaka, ndamubaza nti
ko naje kureba umuntu wanjye ari hehe ndamubona gute, aza kunsobanurira rero arambwira ati ari Kimihurura, Afande Michel niwe wamutwaye. Ubwo rero ndavuga arambwira ati genda Kimihurura ugenda ubabwira ko nkubwiye ko baguha Afande Michel niwe uri bumuguhe. Ndagenda rero ngezeyo ntago nyine byagenze neza, ntago banyakiriye neza, habayemo no kunsuzugura nyine nabonye ko bansuzuguye wenda bagusuzuguye n'umugabo n'umugore yansuzuguye akajya ansubirishamo ngo nakubwiye yamunyimye ndamubwira none se niba nyimye Afande Michel umugabo wanjye uri hano yaje ejo nta nkweto afite, nta brosada, nta korogati, nta sabune, ntabizanye. Arambwira ngo yansubije ngo ni muri Covid ntabwo gusura byemewe. Muri Covid isuku ntiyemewe gukorwa? Birashoboka ko itemewe. Urumva arambwira ngo ni muri Covid ntibyemewe gusura. None se nzamubona gute? Arambwira ngo ntabwo ukenera azaguhamagara. Ndavuga se nankenera umuntu ufunzwe agira telefone, nampamagara se azampamagarisha kuki? Ko nanjye yanjye bayizanye. Birangira rwose ambwiye ati taha njya kunsubira hirya kuri resebusiyo, njya kuvuga niko nimero za Afande Michel ko bazinyimye bakaba banze no kumuma ati nibamuguye. Ndavuga bamunyimye, umugore akajya akomeza asohoka ngo uriya mugore ko atagenda. None turi kuwa kane tariki ya 14 ukwezi n'ukwa 10 umwaka wa 2021, ukaba ari umunsi wa kabiri umunyamakuru akaba n'umuyobozi cy'amakuru umubavu.com akaba n'umuyobozi wa website ndetse n'igitangazamakuru gikorera kuri YouTube televiziyo ya Umubavu TV online ari we Sagimana Theoneste yataye muri yombi n'umunsi wa kabiri, ariko akaba afungiye ahantu hatazwi kuva yafatwa ejo. Byagiye bivuga ko ari umugore we yagiye kumusura ariko ntiyabashe kumubona, bamwohereje ahandi nawe ntiyabasha kumubona. Ikindi ubwo bajyaga kumufata ejo ku gicamunsi n'ubwo batangaje itangazo mu masaa 5 n'igice z'ijoro hafi saa 6, babanje kuzenguruka urugo, babanza kujagajaga, babanza kugenzura byose ko nta muntu hari, nta muntu hava. Ikindi kandi habaye isaka ryatwa amasaha arenga 6. Ntabwo tujye kondora buri kantu kose kari muri iki kiganiro. Tumaze kuva mu rugo rwa Theoneste Sagimana nyuma yuko tubuze umuntu n'umwe muri urwo rugo ufite telefone tubasha guhamagaraho. Twagize impungenge twibaze niba mu rugo bose batwaye. Twanyarukiyeyo nibwo tukivayo batubwiye ko byifashe. Telefone zose zari zihari mu rugo barazikukombye barazitwara. Nta kintu cya komunikasiyo cyasigaye, nta kintu cyitwa agapapuro kanditseho kipfa kuboneka, nta kintu kijyanye n'icyuma cyose electronique cyasigaye, byose babitwaye. Byagenze bite kugira ngo bigere aho ngaho? Yafashwe ate? Bamukuye mu rugo bate? Yambitswe amapinga ate? Abahasigaye byagenze bite? Kumusura akabura byagenze bite? Kuki nta hantu hamwe afungiye hazwi? Bimeze bite? Byose mu kiganiro tugiye kujyana n'umufasha wa Theoneste Sagimana. Karibu. Iyi ni Pax TV Ireme News. Yewe ndi John Williams. Turagusuje cyane kandi turagusuye hano mu rugo iwawe nyuma yo kumenya ko umugabo wawe yatawe muri yombi ejo. Urahora komeye? Ubwo rero cyo tugusaba no kubanza ukibwira abaguteza amatwi kugira ngo bakumenye, ubundi utubwire ese Theoneste ise w'abana bawe yafashwe ate? Byagenze bite? Byatangiye bite mese? Kuko nabwo amagaje ryose ndakubura telefone yawe itariho n'ubunje nikandagira avuga ngo wasanga nawe udahari. Byagenze bite? Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Twumwari Chantal, ndi madamu wa Theo nkuko muri kubivuga. Ubu turi mu masaha y'igicamunsi. Ejo nibwo Theo yataye muri yombi, ariko itangazo Libre yashyizeho isaa 6 z'ijoro z'ibimata 26. Habaye iki? Byagenze bite? Bamutwaye ryari? Bamukuye hano? Bamukuye ahandi? Tungewe make uhereye ku muzi w'ikibazo uko byagenze. Bamukuye hano ejo nka saa 10 yari ari hano. Ejo nka saa 10 hari umuntu wamuhamagaye amubwira ko amushaka, hari akantu bashaka kuganira. Bahurira rero hano muri quartier, ni hano hafi. Akigerayo ubwo ngo yahise abona abapolisi n'abandi bantu bakora muri RIB, abona bamwanditse amapingu. Ubwo rero muri ako kanya
tutaranabimenya nanjye nagiye kumva numva abantu bageze hano mu nzu, numva umwana arambwiye ngo hano hari abantu bagushaka, ndababwira ngo ndaje, ntinzeho umwana aragaruka arambwira ati ni abapolisi, ndasohoka nsohotse rero bahita bambwira ko bafite igipapuro cyo gusaka. Ndababaza nti se umugabo nyir'urugo mwamubwiye? Barambwira ngo twamubwiye nawe araje. Bakibivuga rero rwose mu kanya gatoya narubwiye nta kibazo, ngiye kubona mbona araje aza yambaye amapingu, numva ni ibintu bintunguye. Utaragera aho ngaho batubwiye ko mu masaha 10 bamuhamagaye nta kimenyetso na kimwe cyabayeho. Kenshi iyo bajya gufata umuntu hari ukuntu haba utumenyetso tugaragaza ko ishyamba atari ryeru. We nta kimenyetso umunsi wose bari mutaraga nk'uko bisanzwe, cyangwa ari umunsi udasa nk'iyindi? Oya, wari umunsi nta kibazo na kimwe cyari gihari. Nta kibazo na kimwe cyari gihari, twari twiriwe neza nta kibazo. Gusa n'ubundi muri ayo masaha nko mu masaha 10 cyangwa wenda sitaragera sinzi, ngewe natangiye kubabona nko mu masaha 10 hano ku muhanda. Wabonaga baki? Hano ku muhanda hari abo bagabo, bamwe muri abo baje bakora muri RIB n'abapolisi, ariko kubera ko umuhanda nyine ari nyabagendwa nkagira ngo ni babandi bakora patrouille, ni abantu bafite ibintu runaka bashinzwe. Narababonye rwose, nari nagiye kugura amayinite ku muhanda ndababona, nibaza nyine, ariko ndavuga nibura nta bagenda mu muhanda cyangwa bafite ibindi bintu bashinzwe. Ariko gusa mu kuganira bari gusaka batubwiye ko baje kare, kandi twarabibonye kuko na mudugudu n'umuyobozi w'umutekano nawe yari abizi, bari babimubwiye. Nabo bari bageze aha ngaha? Nabo bahageze nyuma, ariko ngo bari babizi kuko nabo bari hafi hano, bari bahari. Ushatse kuvuga ko hari amasaha menshi bashobora kuba baragenzuye ino nzu n'uru rugo mutabizi ko bahari? Oya, baje kare kuko nabo batubwiye ko bahageze kare, nuko wenda umuntu atamenye ibyo ari byo, ariko kuba barahageze bari bahari. Baravuga ati ntago twari bibabwire, twashatse kubatungura, urumva nta kindi kintu. Nibwo navuze nti rwose n'ubundi nta kintu muri inzu yacu, nta kintu dufite cyo guhisha, nta kibazo. Icyo gipapuro cyo gusaka barakikweretse? Barakinyeretse, n'umutware wanjye barakitweretse. Cyasinywe n'uruhe rwego? Ni RIB cyangwa ni parike? Ni RIB. Ubundi gitangwa na parike? Oya, nabonye ari icya RIB kuko baje ari aba RIB, nabonye ari RIB. Hanyuma uti ngiye kubona mbona Theo aje bamwambitse amapingu, uti byaragutunguye. Bimaze gutungura wakoze iki, wabyitwaye muti? Bimaze kuntungura narababajije, ndababaza nti kubera iki mumushyizemo amapingu, ni ikihe cyaha? Bamwe barambwira ngo ni uburenganzira, ariko nyuma uburenganzira bwo kumwambika amapingu ntabwo bansobanuriye neza. Ndavuga ntabwo ibintu byumvikana, niba umuntu afite ikosa wenda murimbwire mbimenye. Barambwira ati ni uburenganzira, ariko nyuma haza undi mwafande akorera hari i Remera, nawe hari ku cyicaro cya RIB. Yari afite utunyenyeri tungahe? Oya, ntabwo iby'inyenyeri mbizi, nzi ko ari afande baba bambaye amakote, ntabwo wamenya ngo afite inyenyeri. Rero niwe waje nyuma arambwira ati madamu, bambwiye ko wababaye, wabajije ikibazo. Ndavuga ntakibajije ariko sinasubijwe. Ansobanura impamvu, arambwira ati rero nk'ubu twaje hano tuba tugomba gushaka gukora uburyo bwose duprotecting umuntu, kugira ngo atari icyo ushobora kugera ahantu umuntu akazana amahane cyangwa akiruka, yakwiruka mfite imbunda yanjye nkaba ndamurashe. Ndamubwira nibyo rwose ntabwo bansobanuriye, ubu uransobanurira ndumva nyuzwe, nta kibazo. Ubwo rero nuko byagenze, igikorwa nyine cyo gusaka nyine kirasakwa, ibikoresho byose. Basatse ibiki n'ibiki? Basatse hehe? Ahantu hose, nta hantu batasatse. Inzu yose barayijajaze? Inzu yose barahasatse, ntaho basize. Urabona ko hano, nta bikoresho birimo, nta gikoresho na kimwe gihari. Hano turi muri studio yanyu, njya mbona ubundi haba harimo ibikoresho byinshi cyane, niyo mwakora ibiganiro, ariko ndabona uretse ameza wicayeho n'ibi bibuza amajwi kwinjira, ibindi ndabona bidahari. Biri hehe?
barabitwaye bakavuga ko bagiye kwimaza iki? nyine iyo basatse barabitwara, baba bafite impamvu y'ibyo bagiye kureba. batwaye ibiki n'ibiki? Ibikoresho byose, ibintu byose wavuga ngo batwaye ibyo ubona, ibyo umuntu byose akoresha. Ni bya hano muri studio gusa? Bya hano muri studio, uko ubona mashini, ibiki byose, ibintu byose. Computer barazitwaye? Batwara amatelefone byose n'amamikoro byose, nta kintu na kimwe cyasigaye. N'amaflash oya, byose. Nta muntu hano muri uru rugo ufite telefone n'umwe. Bazitwaye babwira ko bagiye kuzimaza iki? Nyine habaye igikorwa cyo gusaka, bikaba ngombwa ko ari byo bajyana. Ntabwo bavuga ngo mugiye kuzimarisha iki, buriya nibo baba bazi icyo bagiye kubikoresha. Ariko wowe usigaye ufite uburenganzira bwo gukoresha telefone, ufite uburenganzira bwo gukoresha itumanaho niba utajyanye gufungwa. Nyine byabaye ngombwa yuko telefone zose zigenda. Nta telefone n'imwe dufite hano muri uru rugo. Dusubire inyuma gatoya, baje hano yambaye amapingu, icyo gihe bagaruka wigeze ugira amahirwe yo kumuvugisha? Nta kibazo kuko basatse duhari. Ndavuga wabonye umwanya wo kuganira na Theoneste wenda kubwira ati ndakeka ko impamvu banyambitse amapingu ari iyi n'iyi, ibyo bintu mwize muganira? Nawe ntabwo yiyumvaga ibyo ari byo, ntabwo yigeze yiyumvisha ibyo ari byo. Nta mpamvu n'imwe umuntu yumvaga, wenda gusa ngewe akantu natekereje, ariko nakitekereje ku giti cyanjye, kubera ko yari yatangaje ko uyu munsi ku itariki 14 hari bube ikiganiro, niba ari ikiganiro, niba ari umunsi ngarukamwaka wa Ingabire Day. Yari yavuze ko ari bugishyire live, yari yabivuze ku Mubavu saa 8. Ubwo rero nyine bakiza nahise niko agatima kahise kavuga ati buriya ni cya kiganiro yari bushyireho uyu munsi. Niko nahise mbyitekereza, ariko ntabwo mbizi. Natekereje ko ariyo mpamvu, ninjye wabyitekerereje, nta wundi muntu wabimbwiye. Niko kantu kahise kaza, numva nyine nicyo, kuko nabo nabajene se hari ibindi byaha afite, avuga ati nta kibazo, ariko tuje gusaka nyine. None ko wari uburenganzira bw'ufatwa kubwirwa icyo afatiwe n'impamvu yacyo, banze kubibabwira kubera ko ntibabibabwiye kubera ko mutabibajije, cyangwa arabibajije banga kubibabwira? Batubwiye ko nta mpamvu, ibyo baje ari ugusaka, baranamujyana. Njye nyine numvaga ko ari niba ari mashine batwaye, wenda ari kugenda bereka, niba ari byo babonye wenda asobanura n'urugero sinzi, ariko icyo yafatiwe ntabwo bigeze bakimubwira, ntabwo bigeze bakitubwira. Gusa batubwiye ko baje gusaka. Telefone bakuye muri ruguru zingahe? Bakuye telefone 5 zose bazitwara. Nta muntu wundi batwaye bamuvanye mu rugo bajyananye nawe, cyangwa abandi bagiye bavana hanze? Kuko ribu yavuze ko ifunze abantu 6 buri kumwe na Nsengimana. Abo 6 ntabwo tubazi, nanjye ntabwo mbazi, usibye kubyumvamo bivuga, kuko nizo ntuza nta hantu nzibonera. Umugabo wanjye yagiye wenyine, ubwo nta hantu mfite nazibonera. Ndavuga ngo ndajya kuri Twitter cyangwa ndajya kuri YouTube. Yavuye hano bamujyanye ari umwe, ubwo abandi nabo bavuye ahandi, yagiye ari umwe. Kandi nkeka ko isaka ryatangiye nko mu masaa 12, bo bahageze mbere yaho, rirangira mu masaa 5 z'ijoro. Ubwo rero yavuye hano wenyine, imodoka yamujyanye wenyine, kuko mbere y'uko bagenda twabanje no kujya hano hepfo ahantu imodoka iri, nayo barayisaka. None ko imodoka iba ari y'umuryango, itari iy'ufunzwe gusa ngo usigaye ayibureho uburenganzira, barayitwaye barayibasigiye meze bite? Imodoka yo irahari nta kibazo. Barayisatse gusa, bakimara kuyisaka nyine barasaka, ibyo basakamo nta kintu na kimwe babonye, usibye wenda ibyo bikoresho batwaye, wenda n'impapuro z'umuntu ku giti cyiwe, n'ibyangombwa bya mabukwe twari dufite by'ubutaka, byose barabitwaye. Ariko nta bindi bintu bidasanzwe bigeze basaka ngo babe babona mu rugo rwacu bindi bidasanzwe. Kuki mwemeye ko twari bitakoreshejwe icyaha? Ibyo byangombwa by'ubutaka babitwaye ntibigaruke bigahera? Ntabwo byahera, kuko ibintu byose bagiye babyandika. Ntekereza ko wenda nabyo, wenda iyo bagiye kugenza ibyaha uhasanga bareba ku bintu byose, wenda nabyo wasanga aricyo bagiye kubirebaho.
ntabwo wababwira ngo mwijyane ibi mwijyane ibi, bafite uburenganzira icyo bashaka cyose kujya kukireba. Dukurikije amasaha batubwiye basatse, aho batangiriyeho n'aho basoreje basatse amasaha arenga 6. Ni ubunebwe bw'abasakaga, ni ubuke bw'abasakaga, cyangwa ni ubwinshi bw'ibyasakwaga? Ntabwo ari, ntekereza ko ndashobora kuba atari ubunebwe kuko bagendaga akantu ku kandi. Bari bangahe? Agapapuro umubare se mana yanjye, bari abagore 2, ndumva bashobora kuba bagera nko muri 6 cyangwa 7 n'abapolisi ku ruhande. Bose hamwe abambaye civil n'abapolisi bavanze, abari mu gikorwa cyo gusaka bari 7. Abari mu gikorwa bari nka 7 cyangwa 6, kuko ubwo kuvuga ngo baragira buri gapapuro ku kandi kose barakarebaga. Ntekereza ko ntabwo ari ubunebwe bagize. Niba umuntu agenda areba agapapuro agasoma areba ibiriho, ntabwo ubwo nyine byasabaga nyine ko nabo babanza gushishoza kugira ngo ibyo bareba babigenzure neza, ibyo bashaka kureba babirebe. Uvuze ko wagiye kumusura ngo urebe ko ameze, bigeze bamuha? Usibye kumva ko hari umuntu waje hano mu gitondo, Cyuma yaje hano ntanabizi, urumva nta telefone nari mfite, nta nimero z'umuntu n'umwe nari mfite. Navuganye na Cyuma saa 9 z'ijoro, ambaza ngo mubaza ibya Theo, ngira mubaza niba ari mu bafatanywe nawe. Arambwira ati Theo ahubwo mubwira ko ari umuwavu. Ubwo yazino cyangaje kureba ko yaje nawe wanyeretse ibyo polisi yashyize ku rukuta rwayo rwa Twitter. Njye ntabwo nari mbizi, nsanga nyine ngo nyine biriya bashyizeho ngo ibyo yazize, nsanga nyine ngo handitseho ko ari Remera hariya kuri RIB. Baranditse ko bamwe bari Remera, abandi ngo bari ku Kicukiro. Ari Remera. Ubwo rero muri urwo rwego nageze Remera, ndagenda nyine njya kumureba. Aho ngeze bakambwira ati ko twumva uyu muntu ntawe uhari. Nza kugira amahirwe mbona umwafande wari uhari nawe ejo. Mubaje gusaka. Ndamubaza nti ko naje kureba umuntu wanjye ari hehe, ndamubona gute? Aza kunsobanurira rero, arambwira ati ari Kimihurura, Afande Michel niwe wamutwaye. Ubwo rero ndavuga, arambwira ati genda Kimihurura ubabwira ko ugenda ubabwira ko nkubwiye ko baguha Afande Michel niwe uri bumuguhe. Bandagiye rero nanatinze. We yakubwiye amazina yese nibura cyangwa nta yakubwiye? Uyu wagutumye? Uyu w'Iremera yitwa Kabayiza Patrick. Rwose Kabayiza Patrick, Kabayija. Niba ari Kabayiza niba ari Kabayija naho ngaho Patrick. Gusa ndanamushimiye, yanyakiriye neza, yabimbwiye neza, bimfashamo neza. Tugende baguhe Afande Michel, atugende umugire aramuguha, niwe wamutwaye. Ati ntumuzi? Ndamubwira ndamuzi, umwe mwari muri kumwe. Ndagenda rero ngezeyo, ntabwo nyine byagenze neza, ntabwo banyakiriye neza. Habayemo no kunsuzugura, bakajya bambwira ngo Afande Michel, we yambwiye ko Afande Michel bahari ari 2, hari umugabo n'umugore. Ngezeyo mbabwiye Michel w'umugabo, bambwira ko ba Michel bahari ari 2, batamenya kubatandukanya, ngo nimbabwire irindi zina rya Michel. Nabwira njyewe Afande yambwiye ko ari Michel kandi ni umugabo. Abakwakiye nawe bakagusuzugura nawe ku muryango mugari, aho uvuye mugari, uvuye handi ku irembo uyinjiyemo muri Kakumba basakiramo abantu, bakandika mu gitabo. Hakurya yaho handi bandika mu gitabo. Naho ugiye kuri office, kuri reception ya office, niho nageze. Nyine nabonye ko bansusuguye, wenda ni bagusubiye n'umugabo n'umugore yansusuguye, akajya ansubirishamo ngo nakubwiye ngo genda uzana ngo nimero za Afande Michel, kandi urabizi ko nimero z'abafande ntabwo bakunda kuzitanga. Uyakubwiye ati ngiye ndubabwire ngo Afande Kabayiza Patrick arantumye ngo baguhe Afande Michel. Urabizi ko ari we mugabo cyane. Wagusuzuguye n'umugore wakwakiriye kuri reception, yamunyimye. Ndamubwira none se niba nyimye Afande Michel, umugabo wanjye uri hano yaje ejo, nta nkweto afite, nta brosada, nta korogati, nta sabune, ntabizanye. Arambwira ngo yansubije ngo ni muri Covid,
ntabwo gusura byemewe. Muri covid isuku ntiyemewe gukorwa? Birashoboka ko itemewe. Urumva arambwira ngo ni muri covid ntibyemewe gusura. None se nzamubona gute? Arambwira ngo ntabwo ukenera azaguhamagara. Ndavuga se nankenera umuntu ufunzwe agira telefone, nampamagara se azampamagarisha kuki? Ko nanjye yanjye bayizanye. Birangira rwose ambwiye ati taha njya kunsubira hirya kuri resebusiyo, njya kuvuga niko nimero za Fande Michel ko bazinyemye bakaba banze no kumuma ati nibamuguye. Ndavuga bamunyemye, umugore akajya akomeza asohoka ngura mugore ko atagenda. None uwo muntu wagusuzuguye nta mazina yari yambaye ko? Oya ntago nabigiye hari nko masangahe? Akora kuri resebusiyo pe. Hari nko masangahe? Nagezeyo kare ma saa sita, ariko nyine kwa kutonda imirongo mutegereje byageze nko mu masaa 7 uroshye. Ntabwo nari nkoje kugira ngo nrondogoze bayobozi ba RIB, banyarwandakazi, ubwo n'uwo ngo wabikoze umugore wari uri kuri reception ya RIB kuri uyu munsi tariki ya 14 umwaka w'2021 ukwezi kwa 10 yigaye ko gusebya RIB atanga serivisi idakwiye itagenwe n'amategeko. Yansuzuguye ahantu mvuga ko yansuzuguye. Nasohotse njya muri ya reception yindi yo ku muryango, njya kubaza ndi koko mwanshakiye nimero za Fande Michel ko Afande Kabayiza yamuntumyeho akambwira ko mureba bakaba banze kumumpa. Agakomeza akankurikirana bijya ndavuga none ubwo namwe ntazo mufite reka nsohoke ntaye. Imodoka yari iparitsemo imbere n'umushoferi nawe ubwo babashushubikanyije ngo nibasohoke bagende ngo ibyabo byarangiye. Ndavuga reka ntambike hirya njye kuraho imodoka iri, noneho njyemo dutaye kubera ko ubwo nagiye kureba baramunyimye na Fande wamutwaye bamunyimye banze ko tubonana. Nta kindi umugore wanye ntabika arasohoka reka kwakira abantu, arahamagara mu kibuga ngo uriya mugore arajya he, ngo uriya mugore arajya he. Ndangije amaze kubivuga ndamubwira njyewe ngiye kureba imodoka, ngo imodoka yande, ndamubwira ngo yanjye, ngo none se mbiri he, ndamubwira nubwo mbushije ariko mbonye ntayihari, ngo nese niba ari yawe ngo ninde wayitwaye, ndavuga ni umushoferi. Ariko nanga gukomeza kugira, yaretse kwakira abakiriya arasohoka aza kunkurikira kandi mo imbere harimo abantu. Biterwa n'uburyo n'amabwiriza buri abafite kuri dosiye ya buri wese. Ntago mbizi, ariko niba ariko asanzwe rwose ntago biriya ari serivisi nziza. Nahise nasohotse pe, nasohotse nsanga n'imodoka sinzi aho bayijyanye, ngenda n'amaguru nza kugenda n'amaguru gusa nuko naje kwegera umuntu wa mitiyu nshaka nimero z'umuntu nzi, ndamubwira umpamagarire runaka ambwira ahantu bari. Ngira amahirwe arabampamagarira mpagaze ku wa mitiyu, numva bambwiye aho bari. Uko bakwakiriye wabyakiriye ute? Urabivugaho iki? Banyakiriye nabi kuko nababaye niba ari kuri serivisi zitangwa, ariko ndashimira abantu b'Iremera. Hari ako gataje, hari ukuntu ugera ahantu ukumva ntushaka kuzongera kuhasubira. Metropole bakira neza, ntabwo bashigurana nta mishe, ariko hari ahantu n'ubwa mbere nari mpagiye, ariko hari aka Kimihururu. Niyo dikota, bayita dikota. Niba koko ari kuri yabakira, nukuri birababaje. Murakoze. Urasoreza ubu nta jambo wakongeraho risaba wenda uvuga uti icyifuzo cyanjye ni iki n'iki? Icyifuzo cyanjye ni uko vuga icyifuzo cyawe. Icyifuzo cyawe ni ikihe? Urebye uburyo umugabo yafunzwe urasaba iki, urifuza iki muri make? Njyewe icyifuzo, ijambo rya nyuma. Icyifuzo numva nuko niba koko hari ibyaha umuntu akurikiranyweho yabigaragarizwa, cyangwa n'umuntu wakagira uburenganzira kugira ngo babonane. Ntekereza ko niba afunzwe, niba koko ari ibyaha babona ari ibyaha, usibye ko nta byaha umuntu abonamo, ariko ari ibyaha baha n'umuntu uburenganzira
umuntu we bakabonana, niba akeneye umwunganizi mu mategeko nkaba namushaka, nkashaka ubushobozi nkamushaka. none se kuri byanditse ko hari itsinda ryafungiye Remera n'iryafungiye Kicukiro muri bandi batandatu, ukajya Kicukiro bakakubwira ko umugabo wawe ari ku Kacyiru headquarter ya RIB, ukagerayo ntibamukwereke, n'iki gihamya n'iki cyizere watahanye cy'uko yaba ariyo? Icyizere cyo ntabwo navuga ngo wenda mfite icyizere, usibye ko afande yambwiye ati afande Michel niwe wamutwaye, niho ari, nta kindi, kuba ntaramubona nta kindi cyizere wenda navuga ngo niho ari cyangwa n'iki. Igihe cyo nifuza ni uko nagenda nkabonana nawe, ntekereza ko kuba bagiye kwandika biriya bintu kuri Twitter wenda baganire bakaba bamubwiye wenda ibyaha yaba yarakoze, njyewe nifuza ko nagenda nkabonana nawe tukaganira, nkamenya ibyo byaha, nkamenya niba akeneye umwunganizi, byose ninjye bireba, nta wundi muntu wundi bireba. gereranya iyi situation n'iya mbere afungwa, aho ubona bigereranya kubwira ati aho bikomeye cyane, aho byoroshye. Gusa wenda sinavuga ngo aho biteye impungenge, mbere yari yarenze ku mabwiriza ya covid, ari kumwe n'abantu babiri, nubwo atari we wenyine n'abandi bose bahuraga n'abantu babiri, ariko ubu ngubu kumusanga mu rugo, niba umuntu yakoze icyaha, ubundi tumenyereye ko niba wowe William wakoze icyaha uhamagazwa ukajya gusobanura ku byaha wakoze, ugahanwa cyangwa ugasaba imbabazi. Niba rero umuntu ajyanywe gutyo baje kugusaka, njye nta nubwo menyereye ko iyo umuntu baje kumusaka bahita bamufunga, ntabwo ari ibintu bimenyerewe. Niba ibyo byaha yarabikoze ntahamagazwe ngo abwirwe amakosa yiwe yakoze, urumva ni ibintu nyine biba biteye impungenge umuntu aba atazi. Ariko nanone ntekereza ko nta byaha, niba ari ibi bya Ingabire Day wenda yavuze ko ari bushyire kuri live cyangwa ibyo yagize, ntekereza ko ari ibintu umuntu yahamagazwa akisobanuraho cyangwa akanasaba imbabazi. Kuri wowe ibyo wumva byavamo icyaha? Oya, ntabwo ntekereza ko byavamo icyaha, ahubwo wenda uwo bibangamiye abona ari ibintu wenda bibongamye cyangwa bibangamiye igihugu, ntekereza ko abonye wabikoze ashobora no kubwira ati William, biriya bintu wavuze uzakora ntuzabikore bitewe n'ibi ngibi, bitewe no kugira ngo ubundi mu buzima bwose inama ni nziza, zibereyeho. Umuntu abona ari ibintu bibi ugiye gukora akakugira inama, ntabwo wamusuzugura. Dusoza, bakubwiye ko ari kuri headquarter Kimihurura, ese naho yaraye cyangwa yaraye i Remera umujyana headquarter mu gitondo? Ibyo byaho yaraye byo ntabwo mbizi, ariko bamuvana hano bambwiye ko bamujyanye Kimihurura. Iby'Iremera byo ntabwo nibyo wasomye kuri Twitter? Nibyo bambwiye kuri Twitter, bansomeye kuko ntabwo nabisomye. Urakoze cyane, turagushimiye, ukomeze kandi wihangane, kandi twifuriza amahirwe muri uru rubanza mutangiye. Urakoze cyane. Nanone Madamu Theoneste Nsabimana arakomeza twibutsa uko yasanze umugabo we ameze ubwo aheruka kumusura agasanga yicishwa inzara. Ikintu kijya gikomeza umuntu ni ukwakira ibintu byose, ni ukwiga kwakira ikintu cyose kikubayeho, cyaba icyiza cyangwa ikibi, ukiga kucyakira. Ibyo biragufasha cyane kuko hari ibintu tutazigira duhunga. Ntago gupfa ari igitangaza ko buri wese azapfa, ahubwo buri igitangaza ni ugufunga umuntu, ko buri wese ntazafungwa, ntago abantu bose bazaba bazafungwa. Birashoboka ko umuntu ashobora kubifata uko abyumva, ariko ndagira ngo mbabwire yuko ibintu byose mukwiye kwiga uko mubyakira. Ubundi mudukurikira ari urukundo, mudukurikira kubera ibiturimo byanatwicisha muri aho mugasigara murya za pizza. Ariko egoism abantu dufite cyangwa se ukwikunda kw'abantu rimwe na rimwe hari nubwo abantu batanabyumva neza. Ibitekerezo rero byacu ntago mushobora kubona amafaranga mu biguze, ibyaba byose ntago mwabibonera ikiguzi. Ibintu tuba twavuze ntago mwabona amafaranga mu byiciro, mujye mubinabimenya rwose.
icya mbere ari opozisiyo bakunze kudushyira mu gatebo kamwe, yemwe tugahura n'ibyago n'amakuba, rimwe na rimwe abantu ntibabihe n'agaciro, bakanumva ko twabigumamo kugira ngo bakunde bakomeze babone ibyo bavuga. Abandi nabo iyo babona turi ku rundi ruhande badufata bakatwegeka ku rundi ruhande rwabo, nabo baba bumva tutavayo kuko nabo bibahesha akazi. Mwese rero ibintu murimo ni ibintu mwese muzi. Hari ikintu kijya kinambabaza, ubundi kuki mudanahura ngo mugura agacupa munasangire nyuma y'akazi? Muamupfiki ko ibintu mupfa ni ibyo ngibyo nyine, mujye muhura muganire, muvuge muti uyu munsi akazi twakarangije, ejo bundi nakoze igikorwa baranshimira. Ariko hari abantu udashobora guhuza, ahubwo ingume zavuga nk'izo nabonye mu minsi yashize. Abantu rero mudufata mukadushyira mu ruhande urwo ari rwo rwose mushaka, muribeshya, ntabwo ari byo. Iryo ni ikosa mukora. Duhagaze hagati, turi hagati nk'ururimi. Amenyo ashatse kudukacanga, uzafata ururimi rwawe ururumu bishaka, ntabwo uzabishobora. Ntabwo ushobora gufata ururimi rwawe ngo ururumu. Oya, wabishobora se? Uzabigerageze n'ubu ngubu rufata ururumu. Turi hagati rero nk'ururimi. Opozisiyo nizana ibintu by'amafuti tuzayinenga. Abari ku butegetsi nibazana ibintu by'amafuti tuzabinenga. Tubabwire uko tubyumva. Natwe nidukora ibintu by'amafuti muzatunenge. Ubundi umuco wo kunenga ugiye mu bantu, abantu batera imbere. Umuntu akunenga ashaka kutera imbere, ntaga kunenga ashaka gusubira inyuma. Abantu rero mwifata mukadushyiraho mushaka, rwose mubigabanye. Ntabwo nananirwa kwihanganisha umuryango w'inshuti yacu Karasira Aimable. Nubwo ari mu bibazo, nubwo haba hari ibyo yavuze, ntabwo bimutandukanya, ntabwo bidutandukanya nawe. Afite ibyo yavuze, afite ibyo yavuze byagiriye abantu akamaro. Karasira yigishije mu ishuri rya kaminuza muri Universite y'u Rwanda igihe kinini, nta buhamya bw'umuntu n'umwe yaba yarigishije nigize numva, n'ubu ufite azabume bw'uko yaba yarabigishije nabi. Yakoze ibyo yarashoboye. Kuba Karasira yagera mu bihe bakamufunga, ntago igikuba cyacitse n'umwere mbere y'amategeko. Urukiko ntiruramwemeza ibyaha. Abantu rero bihaye gufata abantu bakabacira imanza, urukiko rutarabyemeza, abo bantu rwose ni mugabanye. Imageragere reka mbisubiremo, nta liste y'abantu bajyayo iriyo imanitseyo. Reka mbibabwire, buri muntu wese ni umukandida wo kujya imageragere, birashoboka. Abamwe bafite amahirwe 50% kuko wenda bakiri muri kasho, bashobora kujya muri mageragere. Abandi muracyafite amahirwe y'100% kuko mutaragera aho mujya. Ariko ubwo umumenyeka, tumenye neza ko amahirwe aba hari yo kujyayo. Icyo nize rero ni ukwakira, ese igihe naba ngeze mageragere bizagenda biti. Hari abantu bumva ko babicitse birangiye. Abantu bari mageragere bari mu gihugu. Mageragere ni umurenge wa mageragere nyine. Ni umurenge w'imageragere. Umurenge rero wa mageragere ushobora guturwamo n'umuturage wari wese wo mu gihugu. Buri wese yaza akawuturamo. Mwe gucira abantu iteka ngo bagiye mageragere, mwumve ko ibintu byacitse. Nta wuzi urugendo rw'ahazarusoreza. Icyo akora buri wese aharanira ko rwasoza neza, kuko nta wifuza kujya aho abantu bacira kari urutega, aho abantu bagira bate. Ariko mugarukira aho ngaho, mwe guca imanza ngo umuntu niba ahuye n'ikibazo akavuga ibintu ntibinezeze bamwe, amategeko niyo azajya bisobanura. Ariko igihe cyose umuntu ari kuvuga akanazira n'ibitekerezo bye, tukumva byabaye yabizize, tujye twumva ko dupfushije, ni igihombo. Mu ijoro ryo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 y'umwaka wa 2021 nibwo Nsengimana Theoneste, umuyobozi akaba n'umunyamakuru w'igitangazamakuru umuwavu.com ndetse n'umuwavu TV online, yatawe muri yombi.
Bukeye bwaho inkuru imaze gusakara nibwo RIB urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rwanditse ku rukuta rwabo rwa Twitter bavuga ko Nsengimana Theoneste yatawe muri yombi akurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda, akaba yarafatanywe n'abandi bantu nk'uko byatangazwa na RIB icyo gihe. Nsengimana Theoneste yafatanywe n'abantu 6, uyu akaba ari Nyirumubavu TV ikorera kuri murandasi. Abo bafatanywe Sibomana Sylvain, Rucubangana Alex, Hagenimana Hamad, Ndayishimiye Jean Claude, Uwatuje Joyeuse. Aba bose bakaba bari mu mugambi umwe, wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ni ibyaha 3 bifite ibihano bitandukanye. Igito gifite gihanishwa hagati y'imyaka 3 n'5, igikuru ni hagati y'imyaka 10 na 15. Ubwo rero urukiko nirwo ruzagena bihano bashingiye ku byaha bazahamwa. Nyamara ubwo twasuraga umugore we yatubwiye ko baje kumutwara mu rugo bakamutwara ari wenyine, bivuga ko abo bantu bandi 5 bashobora kuba ko hirya no hino bagahura, ariko Theoneste yafatiwe iwe mu rugo atwarwa hamwe n'ibikoresho bye nyuma y'isaka rikomeye ryabaye muri urwo rugo. Nyuma y'itangira ry'iburanisha urubanza rwe ari mu minsi 30 y'agateganyo, Theoneste Nsengimana yakomeje kugaragaza ko afite ibyiringiro by'uko azarekurwa vuba kuko yumvaga ko nta cyaha akurikiranyweho gifatika, ndetse n'abamuzi n'umuryango we nabo bumvaga ko kandi bavugaga bashimangira kenshi ko kurekurwa bye ari ikintu bategereje kitazatinda. Siko byagenze, ariko yaje gukatirwa gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Nyuma y'iyo minsi 30 y'agateganyo arajurira, amaze kujurira ubujurire bwe burakirwa, ariko mu iburanisha urukiko rwisumbuye rwongera kwemeza ko akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kugeza igihe azatangira kuburana mu mizi. Amezi abaye 10, iminsi hafi 300 ataratangira kuburana mu mizi. Ese urubanza rwe ruzatangira ryari? Nubwo iminsi 300 ari myinshi umuntu ataraburana, ariko ntabwo tugiye kwibanda ku by'urubanza rwe n'igihe ruzatangirira, dore ko nk'uko twabagejejeho mu minsi ishize ejo, ndetse hari n'abamaze imyaka 4 bakifunzwe by'agateganyo bakaba baratangiye kuburana umusibe ejo. Ubu rero noneho icyo tugiye kurebera hamwe ni uburyo Theoneste Nsengimana umuyobozi w'Umubavu abayeho muri gereza ya Mageragere, gereza ya Nyarugenge, gereza iri mu mujyi wa Kigali. Mu minsi ishize nibwo hongeye kugaragara amafoto ya Nsengimana Theoneste. Amafoto yongeye kugaragara bwa mbere nyuma y'igihe yaramaze afunzwe, dore ko nta kindi gihe yari agafatoye kuvagira muri gereza. Ayo mafoto yagaragajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ifungwa n'abagororwa binyuze ku banyamakuru b'indobanure bari bahamagariwe gukurikirana bimwe na bimwe mu bikorwa bya gereza, bityo bakanaboneraho kuganirizwa n'abafungiweyo. Imfungwa n'abagororwa bafite byinshi babatangarije. Aho ngaho niho mu bari bicaye habonetse isura ya Theoneste Nsengimana umuyobozi wa Umubavu. Uko yagaragara kuri amashusho yasaga neza, akeye, afite umubiri bigaragara ko nta kibazo cyihariye afite. Ariko se bimeze bite mu by'ukuri? Uko yari ari icyo gihe niko akiri ubu ngubu? Ese nyuma y'urya munsi yakomeje gufungwa mu buryo butuma atazahara nk'uko yari ameze kirya gihe, cyangwa byarahindutse? Twigererayo tukavugana nawe bireba, ntabwo twicara ngo duhimbe inkuru, ntabwo twicara ngo dushushanye ibyo tubabwira. Ba nyir'ubwite tuvuga aha ngaha si ubuyobozi bwa gereza ubwabwo, kuko bwo ibyo bwatangaje ko arabibonye n'amafoto ko arayabonye, ariko umufasha wa Theoneste Nsengimana, umugore we, yamusuye kenshi, ahora ajyayo. Twifuje kumusura ngo tumubaze amakuru ya Nsengimana Theoneste, ariko ntibyadukundira kumugeraho kubera ko aho atuye atakira abanyamakuru. Ibi bikaba ari impamvu nyinshi tutari burondore, harimo no kuba n'ubushize ubwo aho yaratuye we n'umugabo we byaje kwimuka ku mpamvu nanone tutari burondore, ariko nyuma yaho hakaba naho yishyuye inzu, yishyuye amezi 2 nyuma y'icyumweru kimwe. Nyirayo amaze kumenya ko ngo ari umugore wa Theoneste Nsengimana Nyir'Umubavu, akaba yaramusubije amafaranga. Hari byinshi byanyuzemo, kubona acumbika byaramugoye. Ubu rero byabaye ngombwa ko dukora ikiganiro twifashishije umuyoboro wa telefone. Ikiganiro dukorana n'ahangaha akaba ari butubwire ku buzima bw'umugabo we, ahereye uko ahagaze ubu ngubu, ndetse n'izindi nzira ari kunyuramo muri gereza aho afungiye. Ni mu rwego rwo kubatumikira mwe mwatubazaga muti ariko se ko muvuga amakuru ya cyuma gusa, mukavuga amakuru ya Rashidi rimwe na rimwe, mukavuga ya Karasira, ariko mukibagirwa ko hari n'abandi.
mu bo mwatubazaga harimo Nsengimana Theoneste, ubu amakuru ye niyo tubazaniye, tubaha ikaze. Biriho neza? Biriwe. Nikanze ko wasinziriye none ndumva ukiri guhoza abana. Turi kurwana yarwaye ya. Na n'ubu ntabwo ari uruhego. Atari no konka neza. Ariko niba ari koroherwamo gake gake. Se nzareba ejo simbizi. Twongeye gusuhuza nyuma y'igihe kirekire tutavugana tudahura, ariko kuri telefone tuvugana rimwe na rimwe. Hakaba haciye iminsi abantu batubaza amakuru ya Bwana Nsengimana Theoneste, ariko tutarakubaza mwe muri aho mu rugo n'abana baraho? Yego turaho tumeze neza. None ko kuva yafungwa ntabwo we yigeze agira byinshi avugira mu rukiko ngo bibe amakuru nk'ibyo abandi bafunzwe ku byaha byenda gusa bagiye bavugwaho cyangwa bireguza, ariko se abaye hati muri ino minsi harakomeye, aramahoro? Araho, ibyo mu rukiko byo n'ubundi yaraburanye. Aburana ubwo babaga bahari nibo babaga bumvishije ibyavugiwemo. Ariko araho, mu minsi yashize nibwo twari twagiye, nari nagiyeyo, aribwo cya gihe twasangaga amafaranga nari naramuhaye batarayamuhaye. Ariko kubera ko mu cyumweru cyashize bwo ntabwo nabashije kujyayo kuko byari byanze. Icyumweru cyashize abantu benshi cyane bahamagaye basanga nimero ifunze hafi icyumweru cyose, ubundi nticamo. Byaranze ariko muri iki ngiki bwo ejo ubwo nagiyeyo nasanze ari aho bisanzwe nk'abantu bari hariya. Utarakomeza kugira ngo tugende ku murongo, mu kanya ruvuze ngo ibyo mu rukiko byumviswe n'abagiyeyo, mu rukiko byo yakomeje guhakana ibyaha byose kugeza n'uyu munsi byose aracyabihakana. Uvuze ko yaburanye? Mu rukiko byandi bya 30 jours. Nibyo yaburanye? Ariko urubanza nyirizina mu mizi ntabwo araburana? Ntabwo araburana, deja ndatekereza ko bigeze mu mezi hafi 9. Iminsi 30 y'agateganyo iyi minsi 30 y'agateganyo yakatiwe igiye kumara amezi 10, igiye kwa 300. Kuko umwaka uzuzura ejo bundi. Urumva ko nyine ibyo navuga ko iminsi 30 ahubwo ntabwo 300 hafi. Hanyuma icyo nakubazaga rero, ibyaha byose yarabihakanaga no mwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo? Yarabihakanaga cyane ko icyo bamushinjaga ari akavidewo kari kariho, ariko ako kavidewo nako kari ak'iminota 3. Icyo bamushinjaga kirimo basanze n'ubundi nta kirimo, yarabihakanye. Bavuga ko bya bindi ngo Kizito, ariko nta birimo. Muri ya video nta birimo, iyo video ndayifite ndetse nkora ikiganiro ku ifungwa rye, niyo video narayikoresheje. Ntabwo nayikoresheje ngira ngo nanjye nongere ibyaha cyangwa niyongere ibyaha, nuko nta kintu nayibonagamo. Oya nta birimo, kuko ibyo bamubwiraga, ibyo batangiye bagira nta birimo rwose. Ntekereza ko ari na mpamvu iminsi yagiye yiyongera, bitewe n'uko bagendaga bakomeza bashakisha ibimenyetso, kandi iminsi yose bashakishaga n'ubundi nta kintu na kimwe cyabonekaga, bahuraga bashakisha ibimenyetso. Hanyuma bamusuye ejo bundi, nari nategereje ubundi kukubaza amakuru ye ubushize, nashaka kubaza ubushize ariko umenye ko gusura byananiranye byanze. Mpitamo kuba ndetse ngo nzakubaze
utatubwiye aya kera, utubwiye n'amasaha, ariyo mpamvu nkubajije uyu munsi nyuma y'uko ejo wavuyeyo. Wasanze hari amahoro, ntananutse, ntarwaye, nta kibazo kindi afite mu bijyanye n'ubuzima? nagiye ejo bundi. Ikintu cya mbere mbanza gushimira ejo buri kwa kane, ejo kwa gatanu ahubwo ejo kuwa gatanu. Icyo mbanza gushimira abayobozi ni uko ya mafaranga batari babonye yambwiye ko yayabonye nyuma y'uko bivuzwe, nyuma y'uko bitangajwe. cyane ndabashimiye cyane rwose, kuko urumva kuba umuntu yaba yagize amahirwe yo kubona amafaranga akigomwa akirya akimara, ariko wamugera akakubwira ko atayabonye, urumva byari ikibazo. Ndabashimiye rero yuko babikoze bakaba barayamuhaye, ndabashimiye cyane. Mu rugo ufite abana 4? Ni 5. Abana 5, ise akaba adahari, noneho wowe n'abana 5 urumva ko irashyi batunga ubwawe ni nini, noneho iyo wigomwe ukagira icyo ugenera se w'abana ntikinamugereho, biba ari ikibazo. Ari ikibazo, ariko ndabashimiye ko ejo nagiyeyo namubaza nkasanga yarayabonye nta kibazo. Ariko si ubwa mbere wari ugize ikibazo cyo kumuha amafaranga atinda kumugeraho? Oya, ntabwo ari ubwa mbere. Nagiye mbivuga, ariko bagiye babikora nyine, bagiye babikemura. No mu kwa kane ndumva wari wabivuzeho, bakubwira kenshi ko biba byatewe n'icyo biba byapfiriye he? Bambwiye ko hari igihe biterwa n'uko abantu baba ari benshi, agatinda kubageraho. Ndumva ariko bari bambwiye. Abari benshi bagatinda kuko nyine kubera bari 1000 niba ari 10 na bingahe gutyo. Noneho rero ngo agatinda hakabaho nyine abageraho mbere, abandi bakabageraho nyuma, niko bari bansobanuriye. Icyo cyo kuruhande rumwe rwakumvikana, abantu 10,000 na bingahe bafungiwe hariya, ariko siko bose nanone basurwa, siko bose boherezwa amafaranga. Hari n'urinda warangiza imyaka 40 afungiwe nta n'igice cy'ifaranga arohererezwa. Ubwo se niba hoherezwa 100 cyangwa 50 kugira ngo umuntu amara ibyumweru 2-3 n'ukwezi, ari n'abajya amezi 2 batarayabona, icyo ntacyo bigize gusobanura cyangwa cyo ntakibajije? Ikihe cyuko umuntu ashobora nubwo bitinda kubageraho kubera ko ari benshi, ukuntu umuntu yamara ibyumweru 3-4 ukwezi, amezi 2, hari abo bijya bibaho. Ntabwo wabasobanurije impamvu bitinda cyane itari iyo ngiyo yuko ari benshi, cyangwa cyo ntakibajije? Oya, ntabwo nigeze nkibaza. Urumva ngiye bansobanuriye bitewe n'ikibazo nari mbajije, kuko impamvu icyo gihe nari mbibaje nuko icyo gihe haburaga nk'iminsi 3 ukwezi kugere aribwo bayamuhaye. Ubwo rero niyo mpamvu nahise numva nabaza kugira ngo nsobanukirwe neza, menye impamvu abandi bicamo neza vuba, ariko kuri we bigatinda. Niyo mpamvu yatumye mbibaza kugira ngo menye impamvu nyirizina, nabo rero bansobanuriye uko nguko. None se uba wabajije abacungagereza n'ubuyobozi bwa gereza, ubaza abantu ku rwego? Njyewe iyo ngiye kubaza mbaza kuba bambaye imyenda, mbaza abo mbona bafiteho inyenyeri cyangwa amapeta arengeje nk'ay'abandi, kuko mba mbona ko bashobora kuba ari abayobozi. Cyangwa ukabaza uti muri sosiyete, ariko ukavuga ugasanga harimo abo ngabo, ubwo ntabwo umuntu yaba afite inyenyeri ngo byanze bikunze aba atazi amakuru, baba bayazi, cyangwa ugasanga baba banabikoramo, ntabwo nuko umuntu aba atabizi. Umugabo wawe ni ikimenya bose hariya muri gereza, ni ukuvuga ko abacungagereza bose n'abayobozi ni umwe mu bo bazi? Baramuzi, kuko hari amazina hariya usanga azwi na bose, ari abacungagereza, ari abayobozi, yewe n'abo basosiyete ugasanga barayazi. baramuzi. Bamuzi bate? Bamufata bate? Oya, cyane ko urumva njyewe abenshi twajyaga duhura ku Nyamirambo cyangwa Kicukiro,
ubwo urumva njyewe iyo bambonye bahita babona ko ndi umudamu we baranzi. no ku rukiko nabonaga n'abacungagereza rwose bafite ukuntu bahita bamenya ko mu gihe basa n'abashaka gukumira abandi bashaka no kubahutaza rimwe na rimwe, wowe nkabona hari ukuntu bakoroheye nta n'icyo uravuga. Oya, n'igihe bansubizaga nyuma ariko nkababwira ko nujuje ibyangombwa. Aho ni ugusura, ariko ndavuga Oya, ndavuga ku rukiko naho byigeze kubaho. Byigeze kubaho bansubizaho bambwira nyine ko huzuye, ariko nabonaga mu by'ukuri nta bantu bahari. Ubwo rero mvuga ko ari ngombwa ko ninjira kuko nta wundi muntu wigeze nzira, ari njye wiyiziye kandi uwo naje kureba ahari. Bigenda bibaho nyine, ariko nyine umuntu arababwira ukababwiza ukuri bakabyumva. hanyuma ikindi nakubaza ni ku bijyanye n'ubuzima bwe. Utubwiye ko uko asa, uko ahagaze, ubuzima bw'umubiri, ibigaragarira amaso ahagaze ati. Ejo rero namubonye, urumva yari yaciyemo indi minsi tutabonana, ariko ntabwo nabonye ameze neza pe, mu bigaragara gutya. Ugereranije na mbere y'isura, ndi gushyiramo ibice bibiri. Hari igice cya mbere y'uko gereza ibamurika basuye n'ibitangazamakuru byari byatoranyijwe, hakaba n'igice cya nyuma yaho imfungwa zimwe na zimwe cyane cyane za politiki. Nyuma ya kiriya gihe ubuzima bwazo bwarongeye burahinduka. Yewe ndavuga nyuma ya kiriya gihe. Tugereranyirize mbere ya kiriya gihe yari ameze ate, nyuma y'iki gihe ameze ate, nyuma y'icyo gihe cyo gusurwa ameze ate. Ubu njye ndavuga ubu ngubu kuko aribwo navuyeyo ejo. Ntabwo ameze neza ku bigendanye n'ubuzima bwe. Hari ukuntu ubona umuntu ugahita ubona ko yahindutse byanze bikunze, cyane ko agira diyabete. Iyo umuntu ari muri kondisiyo zitoroshye, hari ukuntu nkanjye nk'umuntu twabanye igihe kinini njye mpita mbibona. Narabibonye rero ejo njyayo ntabwo ameze neza, ni bya bindi by'abagabo abayihagarara ko ntameze neza. nibwo nagerageje kumubaza nti bimeze bite, nta kibazo ufite, bimeze ute? Nibwo rero utaratubwira uko ameze, ubwo nakubazaga impamvu yo kugereranya, kuko abaheruka kumubona icyo gihe afotorwa ari gufungura babonaga asa neza. ubu ntabwo ameze neza pe. hari n'ukuntu ureba umuntu, ariko njyewe ndabizi umuntu wawe nta kuntu utabimenya. Ntabwo ameze neza. Hanyuma agatege ku isura uvuze ko atameze neza, uzi ko na diyabete, ariko agatege hari ukuntu ubona ko umuntu afite intege cyangwa atentebutse. Ameze ate ku ntege? Intege zimeze gute? Intege, imbaraga, akabaraga. Akabaraga wenda morale yo aba ayifite, ariko mu busanzwe ubona ko ku mbaraga z'umubiri nyine bitewe na kondisiyo, nibyo nari kukubwira, ntabwo ameze neza. Namubajije aza kumbwira ati ngiye kumara hafi ibyumweru 3 ntasohoka. Adasohoka anarwaye diyabete, akaba atota izuba se? Hari isaha bagera yo kubaha izuba, yo kujya kota izuba. Ubwo rero ngo baraje basohora abo bari kumwe, we na Sylvain ngo basigaho bakingiranye. Icyo uvuga ni icyabaye umunsi umwe cyangwa ni icyabaye iminsi myinshi? Byarabaye. None se ubwo iyo umuntu avuze ati ibyumweru hafi 3, ubwo urumva byarabaye umunsi umwe. Ni uko wari uvuze ngo we na Sylvain basize babakingiranye basohora abandi bari kumwe. Baraje. Izo ni ikintu cyabaye umunsi umwe. Urumva ni nk'uko musanzwe musohoka kimwe n'abandi. Noneho bo umunsi wa mbere urumva bakaza bakavuga ngo mwe musohoka abandi musigaremo, bagasiga bafunze abandi bakajya muri siporo, bakajya kota izuba nyine nk'uko babivuga, kandi nibyo kota izuba riba rikenewe. Umunsi wa kabiri nabwo bakongera mwebwe musohoka abandi bagafunga. Urumva ni ikibazo. Ntabwo niba atagira
atabona uwo mwanya wo kujya kota izuba ukagumamo aho ngaho iminsi yose ntabwo ari ibintu byoroshye. ni ukuvuga ko iminsi ibyumweru bitatu baza bagasohora abo babiri bandi bari bafunganywe nawe we na Silva basigaye. mbese bumva ko kuva icyo gihe ntabwo basohoka, ariko abandi bo buri munsi ya saha igeze barasohoka. bivuga ko aheruka izuba umunsi basurwa kuko ubushize ntamusuye no muri Cogamo ntibasuwe, namusuye no muri Cogamo ntibasuwe, aheruka izuba mbere ya Cogamo igihe yasurwaga. Ndumva ari muri ibyo bice, muri ibyo bihe. Abo se basohora bakabajyana bakagaruka baracyabana cyangwa baratandukanyije? Abahe? Abo basohoka barabasohora baramara kugira igihe cyabo kigeze cyo kota izuba bakagaruka, cyangwa gukora siporo bakakingura bakinjira bagasangamo babandi barimo. Ubwo we na Silive nibo barimo, ntibota izuba ntibakora siporo, ntabwo bakora siporo. Ubwo rero nahise numva nyine ari ibintu bibabaje, noneho kubitiraho na mbere nta ntuza bafite, batarabona amafaranga uko bari bameze barimo aho ngaho. Urumva nyine ni ibintu bigize. Cyakora n'amajije ntise amafaranga mwarayabonye bimeze bite, arambwira ati twarayabonye, ubu nyine ikintu turi kugira ni amata na biswi. Amata na biswi ni biva he kandi none se tuzi ko bagabura impungure barabitumiza aho ngaho kwa ntuza. Ubwo nibo navuga nti none se mwana yanjye izo bishwe na diabetes, none se nta kintu bababwiye, wenda umuyobozi wa gereza akaba yaza akababwira ati wenda impamvu twakoze ibi ngibi ni iyihe? Arambwira ati natwe twarategereje ko aza turaheba, na n'ubu ngubu ntabwo tumubona. Urumva ubu ngubu kuba nsohotse ntaza, ubwo urumva nyine nibwo nje gufata akayaga ko hanze. Rero urumva ntabwo nakubwira ngo ni kondisiyo nziza ngo ni ibiki, hari muri kondisiyo zikomeye rwose. Nanisabira nyakubahwa umuyobozi wa gereza rwose agenda barebe niba ari n'ibihano barimo, ababwira ibyo bakoze babimenye, aho kugira ngo umuntu ahanwe atazi ngo nakoze iki. Urabye aba byiza uhari umuntu ariko ukamubwira n'ikosa yakoze akarimenya, akamenya ati nahaniwe iki, ntazarisubire wenda ntazagisubire, ariko akamenya ngo nubwo ndi mu gihano mu kindi ariko ikosa nakoze ni iri ngiri. Bakabimenya akavuga ati okay, urarega niyo wakosheje ukagira nta nubwo utekereza ko ari igihano kigize, tuhita wiyakira ukumva ko hari igihano cy'ikosa runaka, ariko guhanwa ntunabwirwe ngo nakoze iki. Nabwo urumva ni ibintu biri mu rujijo utamenya. Kenshi iyo uhaniwe ikosa utazi ntubuzi ko igihano kisa uko kireshya n'igihe kizarangirira. Ariko urumva niba ntekereza ko umuntu abwiwe rwose nyakubahwa umuyobozi wa gereza rwose akwiye kubyitaho, kuko kuba mutota izuba utagera ntabwo ari byiza. Ese akagenda akabareba akanabasobanurira, rega nabyo ni byiza. Buriya iyo uyoboye umuntu ugomba no kumubwiza ukuri, niba ari ikosa yakoze ntabwo mbizi, ukamubwira uti byagenze gutyo wakoze ibi ngibi ntuzongere. Ariko se uramugize ubaye aho ngaho ntugiye kureba, umeze nk'aho hari wenda batari mu nshingano. Ntekereza ko atari byo pe. uri gusaba ngo umuyobozi wa gereza ngo azajye kubareba cyangwa se akemure agikemure? uri gusaba umuyobozi wa gereza ya Kigali Augustin Uwayezu cyangwa ni umuyobozi wa gereza ku rwego rw'igihugu CGP Mariza Munda? Ntabwo nzi wabikemura uwo ari we wose, ariko cyane kurumva uriyo hariya niwe ubizi neza. Kuko ntabwo wambwira ko kereka ari amategeko afite ahandi hantu yavuye, ariko ntabwo uvuga ngo mwebwe mugumemo abandi basohoke, ibyo nibyo rwose
urumva yaba ari amategeko abera bamwe abandi abakandamiza. none kuki niba bategereje umuyobozi wenda hari n'igihe yaba atabizi, uretse ko kenshi ababizi byose uko izo mfungwa za politike zibayeho, umuyobozi wa gereza ababizi, yewe n'umuyobozi ku rwego rw'igihugu ababizi. Ndavuga umuyobozi wa gereza CGP Mariza Munda, ayo maraporo barayamuha. Ariko icyo nibaza ni iki ngiki, ntabwo bajya bagerageza gutuma abacungagereza baza bagasohora bamwe bakabaheza bati mugumemo kumara ibyumweru 3 bine ukwezi utota izuba utagera habona. Ni ikibazo ejo urumva ntabwo ibyo nabimenya, bo ntekereza ko bazi neza yuko umuyobozi ari we hari uba wabitegetse. Kuko no kuvuga ati dutegereje kumenya ko atubwira amakosa basi tukava mu gihano, cyangwa tukagigumamo tuzi ngo ikosa twakoze ni iri ngiri. none uruvuze ko kubijyanye n'umubiri ntameze neza, urabona ko adahagaze neza. Ntabwo ameze neza bitewe n'ubwo burwayi n'izo kondisiyo, ntabwo ameze neza. njyewe narabibonye. Nubwo utari umuganga ugendana ibipimo, ariko nk'umugore we n'ukuntu diyabete igira crise, ushobora kureba umuntu wawe usanzwe urwaza ukamenya niba ari mu bihe bya crise ya diabete cyangwa atabirimo. Wowe bimeze ndabizi kuko iyo yagize crise nyine njyewe ndabibona kandi nawe ababyumva. None wasanze ameze ati? Ameze nyine ntabwo ameze neza. Iyo crise ya diabete irimo cyangwa ntayirimo? Kuko nyine hari ukuntu ureba umuntu ugahita ubona ko irimo, ariko ntabwo ndi muganga ngo mbe namupima. Iyo ndari uwavuga ati wabivuze ute ko utari umuganga, ariko njye nk'umuntu nararebye mbona nk'umuntu usanzwe umurwaza usanzwe murwaza ntabwo ameze neza, imbaraga ze ntabwo ari nyinshi. Urumva ntabwo baba muri ubwo buzima n'izo kondisiyo ngo ube wabasha kugira imbaraga bisanzwe nk'uko yari azifite. Ku bijyanye na Muhare, wavuze ko Muhare ayifite yiyakiriye, ubona anyuzamo akamwenyura agaseka, ariko bivuye indani imbere ku mutima cyane bya bindi byarenzaho naseka mbabaye. yawe nyine arakubwira akavuga ati mukomere meze neza, gusa nkanjye ubusanzwe muzi nyine izo ukumba mubona nyine n'imbaraga ze. Wowe usanga uzi imbamutima ze? Yewe mba mbibona akamuha morale, nanjye nkamuha morale. Ariko njye mba mbibona, nuko wenda ari igihe utashobora guca intege umuntu cyangwa ugira ute, ariko mba mbibona pe. Iyo uvuye mu rugo ubwiye abana ko ugiye gusura papa wabo ise, bakubwira bati? Barambwira ngo umusuhuze, baramusengera, kandi koko buri munsi baba bamusengeye, baramusengera rwose buri munsi. bakambwira ati umusuhuze, turamusengera azaza vuba. hari n'indirimbo bajya bambwira ngo mubwire, ariko ntabwo nabishobora. Hari umwenda wagiyemo iyo ndirimbo ariko yivuga ntazi. Indirimbo y'umwana mutoya ntabwo nzanayivanye, ufite imyaka 2 n'amezi gutyo, n'amezi 2. ajya ambwira ngo mbwire papa ngo uzi kurinda mana, we uzi kurinda. Ntabwo sinzi niba iyo nari mu rugo baziga, ntabwo mbizi, ariko yarayiteye akajya ambwira ngo nyibwire papa. Ntabwo nigeze mbimubwira pe. uzi kurinda mana, we uzi kurinda. ibyo byo ntabwo nigeze nabitekerejeho nyuma, ariko nyine urumva akajya agira ngo papa uzi kurinda mana, we akayiririmba yabivugamo gutyo ngo papa ibintu nk'ibyo. ariko ntabwo nigeze mbifata neza, ariko nyine hari ukuntu ugeraho ukavuga uti bya bintu koko Imana izi kurinda pe. ariko nuko ntabwo nigeze mbivuga, ariko nabibonye ko nyine abana baba basenze cyangwa banageze. yewe mana uzi kurinda mana we.
kwezi kwa 10 aburana, ubwo yafatwaga nyuma akagenda aburana, ndibuka ari ubwo twaje guhurira hariya ku rukiko rwa Kagarama baje kumusomera. Icyo gihe muri interview yaduhaye wari wavuze uti nasize ngwiye abana ko ise ari butahe kundi butahe mujyanye tutahanye. Uwo mwenda wabagiyemo ntibawukwishyuza n'ubu? yewe barawunyishyuza bambwira ngo ubundi azaza ryari, bambwira ibintu byinshi ntashobora kuvuga, ariko nkakomeza nkabihanganisha. ubundi ko yatinze ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngo azaza ryari. Ni abana nyine bavuga byinshi, ariko njya mbihanganisha nkababwira ko azaza vuba, nyine bakomeze basenge kuko nabo barabizi ko nta cyaha yakoze. Wavuze ko ari batoya barabizi. Hanyuma ku bijyanye no mu rugo, imibereho yo mu rugo uko mwifashe muri iyi minsi nyuma yo kugenda kwa papa w'abana, iminsi iciyeho ni myinshi, ibyumweru bigiye kuba 3 byararenze, ahubwo ukwezi kuzuzura muri kino cyumweru tugiye kugeramo. None abana mu rugo byifashe bite, bifashe bate, mubayeho mute, mumeze mute? Nyir'urugo urahari ariko undi nyir'urugo nawe ntahari? Murakoze cyane, nyir'urugo mukuru ntahari nk'uko bivuze. Ubwo ni njyewe papa wabo nkaba na mama wabo, ibibazo byabo byose, imibereho yabo yose iri ku mutwe wanjye. Hari igihe bambwira ati mama dushaka iki, simbashe kukibona, ariko nkagerageza kubihanganisha, nkababwira ko rwose bizakemuka. Wenda nubwo abana bari biteguye bavuga ko papa wabo ari buze banamukumbuye, ariko ntekereza ko kuba byahindutse nta ruhare twabigizemo, tugomba kwihangana kandi n'abana turabihanganisha nta kibazo. Wavuze ko ari we ari na Sylvain bafunganywe, we n'umunyamakuru, Sylvain n'umunyapolitike bafunganywe mu cyumba kimwe muri bya byumba bya kato. Bavuze ko batazi icyo bazira, impamvu bahawe igihano nyuma y'isurwa. Abwo abanyamakuru basuraga gereza, abanyamakuru b'indobanure ntabwo ari bose bafashe ababasha kuvuga ibintu mu mujyo wifuzwamo. Igihe babasuraga hari habaye ngo gutanga impamyabushobozi ku bagororwa n'imfungwa bize imyuga, ko nyuma y'icyo gihe rero aribwo yatangiye guhabwa icyo gihano cy'akato kiyongera ku kandi, noneho kudasohoka, kutota akazuba, kudahumeka umwuka wo hanze. Nubwo wavuze ko batazi icyo bazize, hari amakuru twagiye twumva ko hari abantu dufite deja twabashe kumenya n'abantu 6, ariko bashobora kuba ari benshi, basabwe kugira ibyo bavuga kandi byiza urya munsi, bakabitangaza itangazamakuru bakabyanga. Abo ntiyaba ari umwe mu babyanze? Yewe ntabwo ibyo nabimubajijeho. Ntabwo nabimubajijeho, wenda kereka wenda basobanukiwe bakamenya niba ari byo koko, niba baranabisabwe. Ntabwo bigeze bimbwira, ntabwo nabimubajijeho. Hari abagiye babitangariza cyangwa gutangariza abandi babasuye ko kuva baranze gutangaza ibyo basabwe byiza, kuvuga gahunda nziza, ko babayeho neza, mu gihe aho muri gereza bakabitangaza abanyamakuru bagiyeyo hari ababyanze, bakabana n'ubu bakiri ku bihano byabo. Ubwo nakubazaga niba we barakimubajije, ubwo utakimubajije ntabwo tuyitindaho. Hanyuma ku bijyanye n'inkoni, mu bantu urutonde twagiye tubwirwa bakubitwa we ntarimo. Ese nyuma y'ibyo bihano icyo cyo nticyashyizwemo? Oya, ntabwo yigeze abimbwira. Ntabyo yambwiye. Ntabyo yakubwiye. Gusa mu bantu tuzi bakubitwa hariya we ntabwo ajya avugwamo, abo muri cya cyumba cye. Nubwo ari ikindi cya kato, hari ibyumba bingahe bya kato, sinangiye gutangira kurondora bagiye babifungiyemo naho baherereye, ibyumba nka bingahe birenze. Benshi bazi bibiri ariko ntabwo ari bibiri gusa. Ntiriwe njya muri izo detail, ubwo atabikubwiye twizere ko ariko biri, nubwo hari bamwe tuzi batajya bibwira bene wabo bikazamenyekana ariko barembye. None tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu,
mbere yo gusaba uburenganzira bwo gufata amajwi ikiganiro tugirana nari nakubwiye ko nk'uko ubizi hari ubutumwa twakira bwatubaza ngo ese mu bo musura Nsengimana mujya mumusura umubavu urazimye pe nta kanunu ntaki. Amakuru menshi kandi ahamye azwi nawe kubera ko wowe ntusiba kumusura, niyo usibye hari usiba wa gatanu umwe gusa, ariko ntibamara ya gatanu itatu utajya mutamugezeho. Icyo ubwira abamuzi bose, ubutumwa ubaha, intashyo bahaze nizihe? Murakoze cyane. Icyo nabwira abakunzi bacu mu cyambere no gukomeza kumusengera, kuko aho ari nyine nkuko nabivuze ntabwo ari muri kondisiyo nziza. Ikindi cya kabiri ni uko Imana yo mu ijuru hamwe muri aya masengesho izakora ibitangaza, kandi ntabwo navuga ngo umubavu urazimye burundu, ariko icyo nzi neza ni uko hari umunsi umwe uzongera ugakora. Sinavuga ngo ni kera cyangwa ni vuba, ariko ndabizi neza yuko isaha n'isaha umubavu ushobora gukomeza gukora. Urakoze cyane, turagushimiye. Wambwiye ko cyangwa kunkoresha amazina cyangwa ifoto yawe muri iki kiganiro, ariko ijwi ryo ndizera ko utansaba kurihindura. Oya, nta kibazo. Ijwi ndikoresha uko riri, nturihindure. urakoze cyane, ukomeze ugire ibihe byiza kandi Imana ibane nawe n'umuryango wawe. Sawa, urakoze cyane. ariko uzikurinda mwana we, warinze mama papa, uzikurinda mwana we. Iyi ni Pax TV Ireme News, ijwi ry'abativugira. Njyewe ndi Ntwari John Williams.